agomba kubanzamo nta mvune nta karita nta cyaba defense vivura wibaza rwose reka tuvivure bwana coach twigira imbere no mu kibuga hagati niho nyine twanateruriye ingingo ubusanzwe hajyaga hagaragaramo Jihad akusana noho iraza gukinwa nande iyi Midiane y'Amavubi kuri uyu munsi accès yes dukomeza probebo nubundi ubwo kuri gatandatu ni Mugisha Bonheur Casemiro sore wa Stade Tunisien nawe ubona ko yazamuye urwego ndibaza ko kuri uyu mwanya nubwo Jihad nyine nawe yaba hari Casemiro agomba kuba ari imbere ya defense hanyuma hakaza Muhire Kevin sore kapiteni equipe ya Rayon Sport nawe mwe mu bakinnyi b'abasiniya mu ikipe y'igihugu navuga ko ku kijyanye na kote maturité nkuko twabivugaga kuri kapiteni Jihad nawe acyujuje hanyuma hakaza Guelet urande rumwe barafinda Jojo Rune Chutakataka ubwo bivuze ko icyo gihe Kevin niwe wabusimbuye Jihad Bizimana muri Mediane ya batatu akaba ari ukina nka box to box cyangwa se nimero 8 bivuze ngo yaba ari kapiteni w'ikipe y'igihugu usimbuwe na kapiteni wa kipe Chan hanyuma Gareth agasimbura Sahab niyo ntuze niyo probable nagiye mbona hirya no mu banyamakuru bagiye bakurikira imyitozo y'Amavubi n'abashobora n'abagateganya ariko iyo yabigororotse iyo ndayemera iyo nayemera ku mpamvu wende ebyiri Bonheur we ararusha Rubanguka Banguka se ubwo na 18 ntabwo bari ararusha niwe mukinnyi wakavuze mbabarira rwose uziko muvuza abantu bukikanga Banguka ariko nawe kandi mukunda ko bahindura ibintu murashaka impinduka ese n'umukunda bamukuremo bakuremo Casemiro abazanire Rubanguka nese equipe yatsinzwe na Nigeria munataka mabadiri kwa badirisha baba Rubanguka sisi namubonye mu myitozo nutavuga Rubanguka umukunda simyemera Rubanguka ndamukunda cyane so kuri gatandatu Bonheur nyine ni mwiza par rapport rwose y'abakinnyi bandi dufite ni umukinnyi no muri club ye bino tuvuga ngo abakinnyi bacu ntibakina hanze arimo arakina pe arimo arakina muri Tunisia atsinda n'ibitego nubwo akina hagati ameze neza ni umusore warirayinga ukamwizera icyo mukundira rero nk'izi match yari equipe dushaka kurusha yo tuyataka akunda gukina ibyo bita 6 solo agakina gatandatu adafite n'undi muntu akeneye ko mukora couverture akaribera abandi 8 ndetse n'10 bagafatanya n'abawinga ndetse na rutayizamu gusatira tugakreasira nombre imbere kubera nyine icyo kintu cyuko afite gabari afite igihagararo n'umusore muremure asikukina umupira ku kirenge ni umusore ugerageza mu by'ukuri gukora anticipation kandi ubwonko bwo ukabona barareponda vuba ni umusore nyine tukibona mu bushobozi twese mu Mavubi Bonheur ntago ari umuntu watindaho Keve rero Kevaza umupira pe ariko Keve muri Reyo ukomba mubona nyene kari niyo version mbona mu Mavubi ibyo bintu bijyayeho kubakina akagira ukuntu muri club abari gitangaza ariko muri equipe nationale n'umuntu ari ku rwego ruhambaye nubaha cyane ubushobozi bwa Keve n'umukinnyi z'umupira ubwabyo kuba Keve amaze imyaka myinshi muri equipe nationale nuko hari ubushobozi bamubonamo n'umukinnyi mwiza twese tuzi imibare ye assist zirenga 11 muri Rayon Sport niba nibuka neza assist 11 akaba ari wenyine ugira icyo kintu cyo kwanimaje ya Rayon Sport mu buryo buri offensive akagira icyo kintu cyo kuba noneho afite niyo confiance yuko avuye muri club ameze neza nabyo birafasha yarari mu bihe byiza ni crowd amenyereye Kigali nta kibazo ni pitch Kigali ibintu byose nta kimugora nta kimutonda ku mitego ye uyu muvandimwe kabisa wamuhereza gukina 8 kuri travail ye nemera nanone Kevin umukozi Kevin umukinnyi wiruka cyane iyo ameze neza ari 100% aho nabyemera Kevin akina 8 aho ni sawa cyane Guerete rero na Sahabo yasigara ariyo deba yego ariko kandi ku ikipe turusha Sahabo azi gukina umupira twarushije Sahabo ni umukinnyi mwiza agorwa cyane n'ikipe yacu bari kwidomina asabwa gukora travail iri defensive Sahabona ko ibintu byo ko defenda ntabwo ari cyane
tactiquement mu buryo bw'imidefandire, uburyo yiruka, uburyo aba agerageza nyine gukora ama pressing n'ibiki, ntabwo aryoha cyane kimwe nk'aba bagwelete. So ariko iyo turi kwataka n'umukinnyi mwiza, ntekereza ko yatangiye no gukura, nurabibona no mu gihagararo yazamuye imbaraga, amaze kugira miskre, urabona ko amaze kuba umusore gym kabisoro kabona. Ariko nge ndebye akantu ka maturité na preferabelete, akantu ko gukura, kumva uburemere bw'icyo turi gukinira, kutabizanamo akantu ka softness, kutabyoroshya, kutabirekura byoroshye, narekura Gelete agakina 10. Ariko Sahabu nkamuha iminota ikwiye, akaza kugira nka 30 myiza. Yego Barafinda ntabwo yakwiriye kuza mu kibuga. Barafinda akeneye gukosora ikintu kimwe, kuko mu Mavubi niwe mukinnyi wenyine ushobora kudufasha umukino kuwuhindura wenyine. Niwe mukinnyi ujuza yafata baro ukabona arihuse. Ibya bintu twavugaga muri APR ubona ari hasi, ariko mu Mavubi ubona agerageza kabisa gukora ibintu. Afite ukuntu rero babyita gukina, muri coaching bajya bavuga ngo ni jouer aho tete, dukina ububuye umutwe, utareba hasi tacuritse umutwe, ujye ureba nyine, donc urebe byombi, urebe baro yes, ariko urebe n'ahantu ugiye kuyitanga. Akantu k'icumi kineye Barafinda rero kari mu bice bitatu. Akambere nako kantu ko kuba kina yunamye, gukina yunamye bituma atamenya ngo ndi kujya he, cyangwa se ngeze ahantu hakwiye ho kurekura baro, kuko ntaba ari kureba bagenzi be ngo arebe ngo ubwo maze kwera ibintu mu defenseri, dore mugenzi wanjye Rutahizamu arinjiye, cyangwa se Claude kuri gatatu ahise akora overlap, reka musunikire baro atere cross. Akeneye icyo kintu cyo kugerageza nyine kubura umutwe. Iki kintu bagikosoye na ba Vinicius ba Zidane, babahindura abakinnyi bakomeye. Icyo kuba ari umukinnyi ufite pace, umuvuduko, imbaraga, ewana, icyo nawe ugishidikanya twese turabibona. Ako kantu yagakosora. Aka kabiri ni dernier pass. Barafinda sinzi akunze gutinda kwikuraho umupira, kandi umupira yes twemera kino kintu cyuko umukinnyi agomba kugira igihe akexprima, akagaragaza urwego rwe, akagaragaza ko ari umutekinicien, akananilokinga n'ama situation, cyane ko abakinnyi benshi none areba muri iki gihe babashyizemo ikintu ngo urabona ngo ugire kura passe vuba vuba, wenda bigatuma n'abakinnyi b'abatekinicien batigaragaza. Nanjye ntago mbyemereje na kwijana ko umukinnyi akwiye kumera nkaho afite iki kintu nakwita Excel cyo kuvuga ngo ari afite nk'ikintu bamushyize mu bitekerezo ngo gihita uyikuraho. Ahari ngombwa wayitindana, ariko ijambo turisobanure neza Rugango, ahari ngombwa. Ariko rero hari ukuntu atinda kugera dernier pass. Ni nabyo umutoza wa APR yigeze kumbwira Darkonovic, yarambwiye ati n'umukinnyi mwiza ariko akwiye gukora ku kintu cyitwa dernier pass. Dernier pass ni ikintu kiba gifite agaciro mu mupira, ni barimwe urekura, ariko iyo uyirekuye isegonda rikwiye ibituma Rutahizamu wawe yamaze kugera ahagomba kuba yatsindira. Niba ugomba guhindura uruhande, uba wamaze kurundanya aba defenseur na mediateur ba adversaire kuri couloir yawe, ugahita uhindura baro ku rundi ruhande, igasanga mugenzi wawe niwe Georgia ahagaze wenyine ku buryo ahita yinjira muri box bitamugoye. Niba igarura muri mediane bakayishota ba numero 10 cyangwa witi, ukabikorera igihe. Icyo kintu cya Denis passe ye yanyuma ni ikintu akwiye gukoraho. Nasoza mvuga yuko rero akantu ka gatatu akwiye gukosora, nagerageza none gutera mu izamu shoot, ariko siwe wenyine none kuri iki cyo gushota mu izamu. Aba winga impamvu asigaye bahita aba forward nuko ari abantu, cyangwa biri ujyana ngo formation ngo 4-3-3. Iyo mpamvu bose babashyirira rimwe imbere na nshuti, bakavuga ngo 7-11-9, bose ni batatu b'imbere. Mukwiye gufatanya gushaka ibitego. Abanyarwanda usanga twese twijundise ngo nshuti, ariko se nshuti azatsinda buri match. Nshuti si Messi. Barafinda Georgia bajya bigerageza yabonye uburyo, mushote mutere baro mwizamu, mugerageze mutere, wenda ijye hejuru ijye nyuma se ivemo se, ariko shoot ubwo na shoot biramurego. Nguko rero uko bimeze, Rutahizamu shoot we ko bamuvuga ngo avemo, we ntacyo umuvugaho. Barashawushyiramo Yves, abantu barasaba Yves cyane, baranarakaye ngo uyu mwana watsinze ibitego 7 muri Rutsiro ngo kuki ariko reka mubwize ukuri, niba ari uko tutakigira abakinnyi, ariko mana we ariko ndanabisubiramo, ariko nk'umuntu wabonye Jimmy ayifite mu maguru wala, ukamwe ngo yivanye ataki, mbona nakubita umuntu nk'ikofe wala.